Mwaramutse neza abakunzi ba radiyo televiziyo n'uru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uwo mwumva kuri mikoro ni Sentama, sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Mushakamba, waramutse neza? Bwakeye Sentama, mwaramutse? Mwaramutse neza Mushakamba. Yego. Natwe ni amahoro, nizere ko namwe ari amahoro. Natwe ni amahoro. N'abadukurikiye twizeye ko bari amahoro. Yego. Ngo nyuma y'amasasu, amambushi, amakompra, inkuba, hari ibindi babyihisha inyuma. Rimwe na rimwe tugenda tumenya gake gake arahe makuru ku Murundi, ku bavandimwe b'u Burundi neva yajyanye ku rugamba. Amakuru ahari nuko buriya twagiye twumva abagenda ingabo z'u Burundi zigenda zimanika amaboko zikishyikiriza M23 AFC. Byagiye bikorwa kenshi, hari n'abagiye bafatirwa ku rugamba batandukanye, twagiye tubabona no mu makuru, mu bitangazamakuru bagiye bagaragaramo. Umubare uragera ku 9,000. 9,000 yaba ari abo muri Sud Kivu gusa? Oya, ni aba hose. Ni aba hose hariya mu Burundi, b'Abarundi nyine ba FDLB. Bagiye, urabona ni ahantu hatandukanye, urabona hari abafashwe mu bice, hari abafatiwe hano kuri kiriya kibaya kuva bakinjira mu ntambara. Yego, hari abafatiwe mu Isake, hari abafatiwe za Kicanga, hari abafatiwe za Mushaki, hari abafatiwe za Minova, hari abafatiwe za Ngungu, twagiye tubumva. Yego, muri Karehe hose kugeza no muri kariya gace ka Kivu y'Amajyepfo kegera Uburundi, kugeza Walungu na Mwenga. Yego. Ubwo rero abo bose rero iyo bateranije ngo bagera ku 9,000. Intambara izarangira hafashwe nka 15 kuko bazafatirwa Uvira ni benshi. Yari hasigaye ni hato, ntabwo bageramo. Ariko hari benshi, ni hato ariko hari benshi. Kandi uko baba benshi hamwe niko bafatirwa icyarimwe ari benshi. Reba abafatiwe Goma, reba nka Goma. Ntabwo wafatira 6,000 hariya Mushakamba. None si Goma hafatiwe 1,000 bingahe? Nako Bukavu by'abasirikare. Simbizi, reka tega amaso cyanashoboka nk'uko ubu kano kanya muri Uvira, impamvu mbivuze. Yego. Uvira nka 7% by'abasirikare bahari n'Abarundi. Ndabyumva n'icyo. Nibaramuka bakora operation nka yindi y'Igoma. Yego. Byanga bikunda mu bazafatwa benshi azaba. Ariko birashoboka, niba Igoma harafashwe 2,000 gera muri 2,800 ngira ngo 230. Oya, ndavuga abafashwe bari baragiye muri MONUSCO. Yego, bo muri MONUSCO. Yego, abo muri MONUSCO bagera mu 2,000 ngira ngo 2,800 3,800 aho ngaho. 2,800. Noneho ufate wenda na bariya bari barahungiye mu birunga. Yatekereza abo 23 yafashe babandi yurije amamodoka. Ufate n'abarimo bafatwa ubungubu wenda bibuka. Babandi yurije amamodoka bageraga mu bihumbi hafi 20-30. Reka two kubitindaho, wenda tubifate ko bishobora kuba cyangwa se ntibinabigereho. Byombi birashoboka. Kuko hariya birashoboka cyane, hari abazajabuka bakambuka bakahunga, ariko nkurikije operasiyo iri hariya, hazahunga bake kandi bemerewe no guhungirayo, kubera ko bazakorerwa operasiyo ituma babura ubuhumekero. Kereka Burundi niba butegura amato menshi cyane atagira ingano. Aho bateguye amato birashoboka, ariko urakuba ndabona ari risk. Amato atwara ziriya bataro zose ziri hariya z'Abarundi ntabwo agira ingano. Yatwara abofisiye ariko ntabwo yatwara abantuza. Ngira ngo n'amazi yaba mato haba hatoya.
muri operasiyo y'amato banayarasa mbere yo guhaguruka ngo ajyemo abasirikare. Usibye ko bwaba ari n'ubugoryi, yego, muri purayi ya gisirikare kwifata abasirikare murenga abangahe mukirunda mu bwato mugahunga, inyuma yanyu hari umuntu ufite kompura yabakubita mugapfira rimwe, haba ari ubuyobe bwa gisirikare. ikibazo. Kandi usibye n'ibyo nabo ubwabo barwanira mu bwato bikarangira babaye benshi bagasumba ubwato, bataraswa ikompora ubwato bukaba bwaruhama. Yego. Kuko buri wese aba ari gukiza ye, ntiwabwira umuntu ngo wijyamo afite imbunda yakurasa. Yego. Birumvikana. Aba basirikare 9,000 uvuze, yego, ubwabo batera igihugu bakagifata. Kuko mama 23 ubwayo yatangiye idafite abasirikare bangana gutyo. Ni hake abantu batangira ari 9,000. Ni hake abantu batangira ari 9,000 kandi bakagera ku ntera gufata ku rwego rwo gufata igihugu. Kandi deja uwabafashe ari ku mupaka, ashaka yabwira ati mwambuke mujyi wanyu. Ashobora ahubwo no kuzana n'abandi 9,000 bikarenga. Yego. Aha rero niho mpera ngiye mvuga ko umunsi Uvira ifashwe, yego, neva zihinduka FARDC. Ahite yego, asaba umu FARDC kwambuka ari uko ashyize imbunda hasi. Niko bimeze. Nuko MONUSCO yabihindutse ikabaka imbunda. Icyo gihe azabikora nk'uwigura mushaka. Usibye no kubikora nk'uwigura, yanabikora nk'uwitabara. Niko kwigura. Azagira ngo agaragaze ko atakiri hamwe nabo. Yego. Kizaba ari ikimenyetso cyo kugaragaza ko atakiri hamwe nabo, noneho abikora atyo. Kubera ko impamvu yabyo ngiye mbona ya mbere. Yego. Niba umuntu muhanganye afite abanzi bawe benshi kandi bamaze igihe bari mu myitozo, ntabwo wambwira ngo bicaye aho bari bafatiwe bashizwe bameze nk'imfungwa. Shakamba niko kazi kuri bo. Yego, umuntu w'iripotinze ntabwo agirwa imfungwa, ashyirwa hariya agakora imyitozo, nta mbunda cyo kuzahabwa. Kwitoza niko kazi. Bisobanuye ko neva azavuga ati nimfata umwanzi w'aba bantu duhuje umupaka nkamwinjiza mu gihugu cyanjye afite imbunda, nabo bazaha imbunda umwanzi wanjye uri mu gihugu cyabo. Nzaba mbahaye icyuho cyo kukurikirana nanjye. Uyu niyo batamukurikirana bazamureka bamushumurize mwene wabo. Niko bimeze. Bazavuga bati twabacumbikiye tutarafata imipaka y'iwanyu. Yego. Ubu ngubu tubahaye iminsi iyi n'iyi, namwe mwambuke mujye gukubita bene wanyu, mutahe iwanyu nk'uko natwe twavuye mu nkambi zo hirya no hino. Kandi muri abasirikare turabasubiza imbunda zanyu mwari mufite, ubundi mugende. Yego. Ni ibintu bishoboka cyane cyane. Aha rero neva kandi noneho hari n'ikindi bamufitiye umujinya. Ikibazo cyamugezeho abita ngo ni abarentabara, ntabwo ari ingabo z'u Burundi. Yego. Ibi rero bikabatera umujinya kubona yarabohereje, akabohereza kurwana muri Kongo, bakarwana batarwanira igihugu cyabo, bagenzi babo bakahagwa, bariya bagafatwa cyangwa se bakagira aho bananirwa bakamanika amaboko. Noneho we nk'umuntu wakakurikiranye kugira ngo babagarure iwabo. Yego. We akavuga akabihakana, akabita abarentabara. Icyo nacyo ni ikintu gishobora kubazamura umujinya, bakaba bahaguruka bati natwe turahangana nawe. Kandi noneho mushakamba barareba hariya, barareba babafashe babafite, bakavuga bati barareba uburyo bakora. Biriya ni nk'ishuri barimo. Yego. Ni nk'ishuri barimo ryo gusenya neza. Ikindi mu gisirikare cy'u Burundi gihari uyu munsi, yego, bariya baramutse bahagurukije intambara ya revolisiyo, yego, neva yasigarana abasirikare
bake cyane mbarwa usibye aba FDLR n'izo mbonerakure ariko mu basirikare b'igihugu abenshi bahita bamwivumburaho bagafatanya na bariya baba bateye kubera ko barabanye mu gisirikare kandi abasirikare b'u Burundi ntabwo bose bishimira kuzanwa muri Kongo kuko nk'uko byatangiye bamwe bivumbura bakanakatirwa n'inkiko banga kurwana neza 100%. Neva yatungurwa asanze abasirikare afite FDLR zimurinda hamwe n'izindi FDLR ingenzi zazo abandi kandi nazo ntitukuze nazo yuko ko abarundi ntabwo bazishimiye usibye n'ibyo yego igihe cyose abateye bagaragaje imbaraga nazo zahita zimwivugana kuko zavuga ziti n'ubundi bene wanyu nibo bagiye kutumara yego nibo baje kutwirukana aha rero nazo nubwo zihari hari n'izindi z'uruhu rwera zimwe z'uruhu rwera nazo zanze kuhavirira ni ibintu nza kukumvisha muri audio izo twita imbirigi kandi hariya ngo ziracyashyiraho zigira uruhare mu ishyirwaho mu kwiyamamaza kw'abadepite noneho ngo bakagira iyo babona ko umuntu yatanga kandidatire baba bafite aho bagomba kubandika noneho imbere y'izina hakaba umwanya wandikwamo ubwoko uwo mwanya bakawuhagararaho cyane n'uyu munsi biracyakorwa hariya i Burundi nyamara u Burundi bufite ibibazo mu gihe cyose butari bikomeye cyane mu Birigi twajya kuri audio ukumva yego reka twumve yego reka twumve ngiye bishobora kuba by'ubwicanyi mu Burundi hariho n'ayandi masinye yerekana yuko revolution nayo ishobora gukunda turafise abasoda bashika 9,000 batanze ibigwanisho baravuga ati twe turitanze kuri M23 benshi muri bo amavideo yarasohotse bafashwe bari mu ma interview bariko barabyivugira n'abantu bafashwe neza kandi abantu bariko barabafora aba revolutionnaire dutegerezwa kwiyaranja tukaja en contact nabo si ukuvuga ngo bigende gute ngaha kuri space no turaba revolutionnaire ivuko duhaguruka tukiyaranja tukavugana nabo basoda b'abarundi nepfo yarungitse kandi bakatemba takicemera ordre za perezida n'abantu bashobora gukoreshwa kugira habeho protection militaire kuba baba bariko baricwa n'izo nterahamwe nabo bawazarendo n'abibonera kurarengera itabara icyo ni icya mbere icya kabiri ivuko tudenosa ibintu ababiligi bariko ibyo bizidantifiya comme des ethnies ugasanga muri liste y'abazokwitoza ngo baba parlementaire hariho colonne yanditsemo ngo ethnie kandi tuzi neza yuko ethnie ari ikintu cyazanywe n'amarate abazungu badukije kugira barabe amazuru ashoboye n'ayafyana twebwe kera ivyo bintu byari bihari hari imiryango n'amakara kandi nicyo tuzi ifo kondenose turafise abantu bazi kumota amavideo neza abantu bashobora gupartage ya mode uyatange ubayapartage kugira hari akavideo nabonye kamezo shalom bavuga ati turacariho partage n'izindi video abantu muzi kumota amavideo muyatange tuyatange pour dénoncer imipanga s'il vous plaît pour dénoncer la présence y'intera hamwe pour dénoncer la présence y'abawazarinda aribo bamayimayi bajya abantu pour dénoncer n'ibonera kure arizo leta itabara ivyo bintu tubivuga uko biri kandi tubivuze uko na communauté internationale n'abarundi twese tuzohaguruka il faut éveiller conscience tugira amahoro wabumvise mushaka neva ararangiye urumva ko hari ababiligi bagira uruhare mu gukurikirana ibijyanye n'amatora hariya bagategeka ko habaho umwanya wo kwandikamo ubwoko bw'umuntu ugiye kwiyamamaza ku budepite hari imipanga ngira ngo urayumvise hari FDLR iriyo urabyumvise
umushakamba wumvise nawe bivugira ko abasirikare bagera ku 9,000 b'abarundi yego bamanitse amaboko bigira muri AFCM 23 ntabwo bagiyemo bagiye gusaba ubukongomani yego bagiyemo nabo ushobora gusanga bafite intego ntuya bari kwisuganya yego ejo bazavuga bati mudufashe natwe tujye iwacu yego cyangwa ko bazaba bari ku mupaka bavuga bati turishoboye muduhe inzira twigendere muduhe inzira dutahe none se wakemezera umuntu utaha iwabo ijwi rya neva rero ari n'umwanzi wawe noneho ibyo ni byo nakubwiraga rero bya neva ngewe mvuze ko neva ibyo byarangiye yego kubera ko buriya iyo ufite ikipe ikurwanya yego kandi ikomeye ni abasoda yitoreje none boheza kurwana bagiye kongeraho indi myitozo yego babonye nuko urugamba rwagenze rega buriya na observation ni umwitozo ni nka usiye ko uba utari gupuratika ngo tuvuge ngo uri gukora stage ariko nayo ni nk'umwitozo yego bari kureba uko urugamba rugenda bari kureba uko nk'abantu b'abasirikare bahita bavuga bati gufata Goma bakoresheje tekiniki niyi kudufatira hakoreshejwe iyi tekinike kandi mu Burundi ntabwo tuyifite yego gutyo bari kugenda bunguka byinshi nibyo nakubwiye ko ari ishuri mu ishuri rwose Neva rwose nashaka agire gutya apfukamira hakiri kare apfukamiremo 23 agenda abikora rimwe akabivamo akabikora akabivamo ariko noneho nayiwokerera rimwe abikora yishe birumvikana yego bwana Sentama rero tukiri ku Burundi rero abarundi nabo ntabwo bagikunda Burundi ariko wakunda igihugu kiyobowe na Neva hari abaturage bagize gutya barikora urabona ko Tanzania igira ubutaka bugari igira ubutaka bugari ku buryo ushobora kubona ahantu hanini cyane hadatuye yego abarundi barikora bajya muri Tanzania ni ahantu kugira ngo uve ahatuwe ugera aho hantu bigusaba kugenda amasaha agera muri 7 abarundi barikora baragenda bubaka inzu z'ibyatsi baratura bahubaka n'urusengero bigaragaza ko bari bafite gahunda yo kwimukira bakahaba bari bafite gahunda y'igihe kirekire yego nta gahunda yo gusubira iwabo yari ihari urumva rero ntabwo Neva yorohewe bamaze gufatwa yego Neva azasigara wenyine mu gihugu arega yego nako nta gusigara wenyine bazamufata bamujugunye ingoma izagenda nyine nk'izindi zose z'imbiriki yego bundi sinzi cyamushyize kuri bari abazungu ni igiseke dariko yego azabona icyo ntuza yamuzaniye prevote mu ministre uriya mu minisitiri rwose uriya ni Rumashana azabibona Kongo rero FARDC zirakubitwa imbere n'inyuma yego Katanyama rwose usibye aho 23 zikubitira muri Kivu zombi yego ubu ngubu biri gukubita inshwi imbere n'inyuma ahitwa muri Ituri na wa mutwe wa Toma Rubanga umutwe wa Toma Rubanga ariko ngo ushobora kuba wigaruriye umujyi ahantu Crap ya Toma Rubanga yamaze kwegera cyane bishoboka umujyi wa Bunia umujyi wa Bunia niko nabibonye kandi bamaze iminsi bari kurwana bikomeye yego bazanye bya bitwaro bya rutura yego bari kubarasaho ariko niba babirasaho ubwo bikababwira ngo mwegere imbere simbizi yego nka za mbundu zizarigoma yego ejo naho mbibona rwose mbona amavideo barimo biyereka guverineri yarya ngo ni umuguverineri w'iki iriho wa muguverineri
kandi ari generale. Yego. Aha rero ukahita wibaza ukuntu igisirikare gikubitwa amanywa nijoro impande zose, gitinyuka kikavuga ngo nacyo ni igisirikare cya munani. uko amakuru aravuga ati umutwe w'inyeshyamba uherutse kuvuka muri turi witwa CRP, yego, uyobowe na Thomas Rubanga, wigaruriye bimwe mu bice biri mu mujyi wa Bunia, yego, abiri hafi y'umujyi wa Bunia, aho wirukanye ingabo za FARDC mu bice birimo Ropa no mu nkengero zaho. yego, urumva ko byarangiye rwose. Ntabwo dutinda kuri aha muri Bunia, yego, ahubwo reka twirebere ingirwa koroneri wishwe nk'imbeba. wa mukoroneri wambaye ingofero bimeze ukuntu, ahetse n'igikapu, wagira yaragiye kugura inyanya. ya gikapu mu Burundi bakita bucanduga. Bucanduga. Ramwisha ahetse bucanduga kandi ngo yari koroneri. hari amajwi uze ko yatwumvishuye nayo dusemurira ari mu Giswahili. reka nze murebe. abakenera ifoto y'urupfu rwa Bucanduga yo ubwo nyine ni mu gikari. yego, n'ibindi bakenera ko tubasobanurira. yego, nze nyirebe. uraza kuyibona kuri yanjye ya mbere. yari yambaye ikote n'agatenge mu ijosi, yego, n'ingofero imeze ukuntu n'agapantaro gatukura. ariko bamwishe nabi, yagaramye. azanahora apfa nabi none. azongera koroneri utagira imyitozo, ubwo ndavuga bene wabo n'abandi bakoroneri. Mwangalie kisu koloneli anakufa bila probleme yoyote. ati foto y'umurambo wenda yiboherereje ku rubuga murebe rwose ukuntu koroneri yapfuye nta n'ikibazo yateze icyo ari cyo cyose. Tunataka shida moja na mtu yeyote akiwakusha kitu ya mtu. ati nta n'ikibazo dufitanye n'umuntu uwo ari we wese, nta n'ikintu cy'umuntu turakoraho. Lakini mwangalie kisu watu wanaenda wanakufa tu hivi. ariko murebe ukuntu abantu bashobora gupfa ukuntu. Poko wanaenda wanakufa tu hivi. Vraiment nani president wende mwenyewe Kinshasa fuatilia hii dossier. Dossier rero Mushakamba ngo bayishyize mu maboko ya president nguri Kinshasa. Wari uyikurikirana. Atujue tufanye nini? Atujue tufanye nini? Ntabwo tuzi icyo twakora rwose. Vraiment bande tena kufikiriria. Kudotewa mudu ndo karanti bapigane vita na shena hakuna hata probleme na shena. ati FRDC sinzi icyo dushakaho. niyaba na Mudundo karante wenda twarwana, ariko FRDC sinzi icyo dushakaho. niyo yamurashe. Asante. Maiti ile muyangalie. ati murakoze. Maiti yake ile nabatumia mu umurambo we nguwo ndawuberetse murebe. Sisi trupe ya General Maeshe. aba rero Mushakamba koroneri no mu mutwe wa General ingirwa General Maheshi za Maimai. yego. Asha sio wakutu. Tunashangaa sana kuona tunaweza tukiliwa na rejima ya FRDC niko Sibira. ati rero twebwe tubabazwe, tutangazwe no kubona twangwa tukakurikiranwa tukicwa na rejima ya FRDC iri hano Isibira. Sio tulifanya kazi na population ya Walungu nzima na province ya Bukavu inaitwa hata na Kongo nzima inaitwa. ati kandi twarakoze akazi abaturage bo muri Walungu bose bazi n'abi Bukavu bose bazi. Kwa kisha ndio tulisimamisha adui. ati nitwe twahagaritse umwanzi Walungu. Ile rejima yake inakimbia adui ikaenda ikapita mpaka Shabunda. ati iyo rejima yaje ihunze umwanzi iriruka iragenda ihungire ihitwa Shabunda.
lakini sio peke sababu ile watoto ya mwingine tulishitoleaka tukafunga njia na tukapigana na adui. N'abana rero bahavuka twarihanganye turitanga turwana n'umwanzi. Na kama adui anasimama Walungu leo anakosa njia ya kwenda Mwenga na kwenda Shahunda, ni grupu ya General Maesho. Ati niba umwanzi uyu munsi adashobora gutambuka agahagarara Walungu ntashobore kugira Mwenga na Shabunda, ni kubera abarwanyi ba General Maesho. Tunaregrete sana kuona tunachukiliwa na ile regime bila probleme, ariko noneho babajwe cyane no kubona twangwa n'iyo regime. Na wale watu wanaanza kupiganisha bila hata shida. None batangiye no kuturwanya nta kibazo. Na mbele komanda regime dote tu Shena General Mkatati tukamwambia kama usidotei trupe ya utilo ya Mshinga, sababu hapa watu kila mara wanageuka kuwa baadui. Lakini ati ibingi bitwe twabibwiye na komanda wabo ntumbahe ibikoresho, iyi regime n'iyi bikoresho kuko iyi regime bajya bahinduka abanzi. Ina bitse tutauti akadote bale watu bisho. Ati noneho we komanda yaje gusuzugura igitekerezo cyacu, iyo regime ayiha ibikoresho. Nukumata kudote bale watu bifali badote jana leo banatoka na hii vifaa wanaenda wanafika position avance yetu, wanafika komanda brigade wote Masasi. Ati noneho ejo yabahaye ibikoresho, akimara kubaha ibikoresho barakomeza bajya imbere bagera kwa komanda wa brigade yacu, baramurasa, barasa amasasu. Tunaona kama ile mpango wote yenye wale watu ba Mshinga wanafanya ni mpango ya FRDC. Ati rero iyo gahunda yakozwe n'abaya abantu ba Mushinga ni gahunda ya FRDC. Gahunda yo kumarasa bigavuga. Sababu tusi komanda regime kwa nani winde mimi mwenyewe na sina pro. Ati impamvu nuko komanda wa regime uhereje bundi hashi. Arampiga nanjye ubwanjye. Uleme naye hata dosata mo iko cyane nta n'ikibazo mfitanye nawe, nta na dosiye n'imwe mfitanye nawe. Kwa nani winde banamuleta mabunduki anakabula na nima bamuzanira imbunda agaha abandi igihe bakanyima. Anafanya marenio kusema mpaka ni uwe ni kufe, akoresha inama zo kunyica. Ndio mimi nabonesha bakongomani mjue kama njibire kianguka leo kamatiwa na M23 ni uko mandara heshima ko nele kopeka. Rero jewe nibyo nereka abakongomani bose sibira ni hafatwa izaba ari komanda wa regime. Ndio manyana kamatisha Nzibiri, sababu de pale sikaka Nzibiri ma operation zilishaka katika. Ati kuva ageze Nzibira za operation zarahagaze. Panga vita anakatala. Gitegura urugamba akanga. Panga vita anakatala. Gitegura urugamba akanga. Alete mabunduki aishwekee yepeke. Bazana imbunda akaziharira. Kudeklara kusema kama kio nini shoko napigwa kwa mabunduki na shendo wapo na mabunduki. Twavuga ko tubaza impamvu atwima ku mbunda na nyenje mko na mabunduki ananikiweza sema hiyo mimi nakuwa adui. Noneho akatwita abanzi. Ndio mnapita hii inaanza population ya Kongo ndio mjue kama nibwo rero nibwo intambara itangiye abaturage ba Kongo kama hii regime ni baadui. Mumenye ko iyi regime ari abanzi, ni baadui. Ngo mushakamba nguko rero koronere we bamwivuganye ibyo wazarendo zazikunda cyane. Koronere kuko zizi gutabaza kandi zikavuga byose. Koronere we bamwivuganye ariko urumva uyu nguyu uvuga we ko arimo arihishahisha ko nawe bashobora kumwica. Ariko bajya tuvuga ko basubiranamo abantu bakagira ngo dushingira ku magambo gusa. Ariko ngira ngo ababyivugiye yitangiye ubuhamya. Oya ni nacyo kibakwiye kuko twagiye tubabwira kenshi murarwana murwanira iki? Yego. N'ubundi murarwana mukicwa. Yego. Murihuza n'abanzi murarwana intambara idafite igisobanuro. Yego. Niba byumve rero niba sogongera urwo bishigishiye.
yego bwana Sentama rero yego twakomeza yego narabivuze ni uko 23 yicecekera yego nibagabeho ibitero yego niko bucya basubiranamo bicana. Iyi nayo ni tekinike iyo uzi ko abantu ari abasazi urabitazaho gatoya ukabareka bakabanza bakamarana yego ibindi bikazaza nyuma. yego none se niba koroneri wabapfuye undi nawe akaba ari kuvuga ati ubundi kuvugira mu bwihisho yego ejo bundi bazakubitana babaharura inzira intare zigende zemye nawe bashobora kurara bamuhitana nawe baramuhitana ese ko ngo nta mbunda afite azarwanisha iki cyangwa nawe abahitana ariko ko arabahitana n'iki ko bamuha imbunda ko abandi bahabwa imbunda we ntibazimuhe. hari izo asanga mu mushakamba ntabwo avuga gutya abereye aho birumvikana. hari izo asanga mwe izo avuga batamuhaye n'inshya n'ibikoresho bishya ariko hari izo asanga mwe ashobora rero gukoresha izo asanga mwe nawe akabivugana bose ariko nta basozi nta musirikare urimo bamwitaba ukaba muzima ntibishoboka. ngayo nguko nyine abantu bajya basobanukirwa ibintu biri hepfo hariya yego bamenye ko nta gisirikare gihari. yego 23 nuko irwana uko yapanze urugamba rwayo. yego uyu munsi mu kanya rwose hari gahunda yo gushyingura nyakwigendera intwari guverineri yego guverineri visi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Gasinzira Juvenal yego twirwaneho mukuru yego utabarutse ariko asize abandi asize ikivi akigejeje heza aho bazabyina intsinzi ejo cyangwa ejo bundi. yego nabonye abayobozi ba 23 muri Kivu y'Amajyaruguru bamanutse bakajyayo baraye bagezeyo twabonye babakira hariya ku cyambu ejo nimugoroba. ubu tugiye gukurikira gahunda yose yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura yubuze kubagezaho uko byagenze mu yandi makuru yacu. komeza ruhuke mu mahoro. Bwana Sentama yego twagana no ku musozo. yego reka tugane ku musozo mushakamba. wakoze cyane. yego wirirwe neza kandi uhahe uronke kuri twese Bwana Sentama. wakoze cyane. turabashimiye rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira ni iby'agaciro. tunabibutsa kandi gukanda subscribe ku batarayikanda ikandwa inshuro imwe. akamaro kayo ni uko igufasha kubona amakuru utavunitse ujya kuyashakisha. mukande rero like bitugaragariza ko mwakunze amakuru yacu. mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti abavandimwe banyu. munatwandikire mubinyujije muri comments mudushyikirize ibitekerezo inyunganizi n'ibyifuzo byanyu kuko bidufasha kurushaho gukora ibinoze. murakoze rero mwirirwe neza muhahe muronke naho butaha mwari kumwe na Sentama.